hari ikintu abantu mwishyize mu mutwe umukobwa wabyaye ahubwo twebwe turi abakobwa bazima ko twaremeye kubyara abana tubakuremo ariko kuba mfite umwana ntabwo bivuze ko uko kwamburwa agatimba n'umugabo wanjye ngo akazamure ibyo ngibyo ntabyemerewe nta tegeko rivuga ngo umukobwa wabyaye ngo ntabwo yemerewe gukorerwa kino oya uzi ko iyo nanjye mbyibutse ko mu idini ryacu se biremewe se oya nanjye ndabyibutse ibyo bintu nyine umuntu iyo yabyaye cyangwa yenda nk'umupfakazi ugiye gushaka ntabwo aza nyine aza ameze atya umva none se umugeni bamutwikura bamutwereka kandi asanzwe ari umugore bo nicyo bavugaga ndi umugore w'iwabo se kapite bishoboka wenda ko hari umubano twaragiranye uko waba umeze kose yaba ari mwiza cyangwa mubi ariko bwa rimwe ubaha ko ubu ngubu ndi umugore w'umuntu ibyo ngibyo basi bwa rimwe ubyubahe nk'uko ufite fiyanse kwini ubyubahe unyubahire famiye uri kubyumva umugabo wanjye gasopo nanjye nibyo banza unyumve sabe aga mubuze none se ubundi aga twibwire mu ijoro rya mbere ry'ubukwe yagenze gute ariko nibwo bwa mbere ngiye guhura n'umugore nibwo bwa mbere nyine tubwire aga nagiye kwisanga nisanga umuntu neza uko yavutse nanjye senga imana nanjye mfata amasaha 2 ndasenga ndavuga ngo mana abati mana ibintu kuki koko utabyutishe ngo muri uko nyine utoye ijya kintu nazo nyisaba imana nawe wari metaneje mana kuki utatumye nkora uko nyine uyu muntu nkamubona kera ubu nari kwa narabyibushye nanjye nize nk'abandi basore muri ndahabire nawe mwambitse ingofero abantu banabyibajije abandi bati atarikoze mwuka byaramwe Irene ni papa w'uyu mukobwa kuki yamwambitse ingofero kuki yamwambitse jewe rero uri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza cyane niba utameze neza ndagukomeza ubwira yuko isi tubamo bibaho ntabwo ibintu bihora byoroshye nta nubwo bihora bikomeye niba nonanga bitameze neza komera wihangane wumve yuko bigomba kugenda neza kubera Imana nagiye mu rugo rw'abageni cya kibazo umubwira mbabari ijoro rya mbere ry'ubukwe ngo ryari rimeze rito ari kwihanagura mu maso ibaze kurya kintu umuntu yasaba z'amanywa nibwo akibyuka noneho mu kanya aga yarimo abwira Shema ati hari ibintu butazi ukuntu bigenda bikora ibintu n'ibindi akarakano kaba karemereye mpamvu mbwira ngo nicare neza ntabwo uzi ukuntu ibintu Abanyarwanda kaba karemereye kaba kuri inzobe mwo hano honyine ariko mutuze ijoro rya mbere ry'ubukwe kuri inzobe byagenze nagiye gusura Miki na Aga mu rugo rushya rw'abageni ntabwo navuga ngo ni rushya kuko bari basanzwe barutuyemo ariko byabaye bishya imbere y'imiryango n'imbere y'abafana ubwo uzagaruke twimutse agaruka mwagiye mu nzu yanyu ariko ni vuba si vuba se Miki se ko ari gutangara wibuka ya video yawe ariko se sabuza waransereza kuri video kugeza ryari gusereza no kwibutsa nacyajye ko bamwereka message amaze kwakira y'umuntu ngo warebye video yawe imaze iminsi trendinga ngo agahita agira imbaraga reka nyigusomere ubwo uheruka gukorana iki dore ngiyi none yanyandikiyemo n'amabaruwa y'ibintu yagiye yandika ubwo uheruka kugira gukorana ikiganiro na Miki bitewe na kariya ka video ka trendinze ko ubuzima bubi yanyuzemo byatumye nigirira icyizere niyo mpamvu urugo wabyumvise donc nuko ari message ndende ntabwo nakurirwa nzisoma abantu benshi iriya video baravuze bati kumbi Imana ikora utuntu twaye wicece Miki congratulations mwakoze cyane Aga bimeze bite gusa mu rugo rushya rw'abageni buriya abantu babonaga nyine tuba turi kumwe akagira ngo turabana buri wese yabaga iwabo uriya muntu wese ntabwo kuko nyine abantu banzi ko ndi umukozi w'Imana